Mwiriwe muraho murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'isanzwe ni umukobwa wanyu Nene. Niba uri mushyashya ndakwakiriye kandi niba uri umusangwa ndagushimiye cyane cyane bimvuye ku mutima ko wongeye ukagaruka. Abantu bashyashya aba new subscribers rwose ndabashimiye cyane 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 surtout ko mwasubscribinze nta na video nshyashya mfite hanyuma mukihangana ntimunyinubire. Murakoze rero nkuko mwabonye ku mutwe w'iyi video ndashaka kubatembereza niba ariko nabyita ndashaka gukora nk'akantu kameze nk'aka tutorial y'ukuntu wakora application ya visa, ariko kubera ko hari ubwoko bwinshi bwa visa ntago nabona specifically ibyo nkora. Rero mbere yuko ngenda muri tutorial ndagira ngo eka mbabwire rero abantu bansaba kuvuga ibintu byose mu Kinyarwanda nukuri muba muri kungora, kandi uyu munsi kwanza ndumva mfite ijwi rigufi, reka ngire gutya kugira ngo tubashe kumvikana. Studio muranyumva neza nkuko nari ndi kubivuga rero ni gutya aba reportage kuri televiziyo Rwanda baba bari kuvuga studio. Ariya nari ndi kuvuga iki mva naye mbakumbeho yo numva mfite utugambo twinshi. Nari ndi kuvuga ngo rero ndagira ngo mbatembereze ku rubuga rwa Immigration Canada, niyo base ibintu byose. Immigration Canada iyo uyigiyeho ndaza kubashyirira link ya Immigration Canada ku buryo ushobora kugenda ukayisura, information zose wifuza uzisangaho, as long as ufite umwanya ukaba udafite ubunebwe bwo gusoma. Ubundi icyo ni ikintu kica abantu, ubunebwe bwo gusoma, kuba ufite umwanya cyangwa se kuba ufite ikibazo cy'indimi. Ariyo niyo mpamvu hari amaterme mba nshaka gukoresha mu Cyongereza kugira ngo nuzayumva ahantu, nuzayisoma ahantu ntizakubere inshyashya, uzajye wibuka ko Nene yayivuzeho, right? Ku buryo uvuze ngo ivuze iki n'iki kubera ko Nene yigeze kuyivugaho akayisobanura. Niyo mpamvu hari amagambo nsiga mu Cyongereza mbishaka kugira ngo atazakuyobera. So ndashaka yuko tugenda kuri Immigration, site ya Immigration tukayisura, link nkuko nabivuze ndayisiga hano, hanyuma mbereke ibintu byose bitandukanye. Okay, ntago navuga byose ko ntago nshaka ino video iba ndende, ariko dukemure twanano nimwifuza more details, nimwifuza izindi detail zirenze izo ndaba nababwiye hano. Ubwo you know what you gotta do, no kwandika muri commentaire. Hanyuma impamvu mba mbashishikariza kwandika commentaire, icyambere bituma video algoritme ya YouTube ibona ko iyo video ibintu ndi kuvuga abantu benshi bashaka kubimenya, bakayireka n'abandi bantu benshi kurushaho, right? Ikindi nuko muri commentaire zanyu mvanamo ide y'ibindi biganiro, kuko hari umuntu ukomentinga iki icyo kintu avuze kikanyereka ko yenda hari abandi benshi bifuza kumenya icyo kintu, ariko baza nkahita mbikoramo iyindi video. Ubwo rero kugira ngo nsubize umuntu umwe ku giti cye bikaba bimfashe kuba nsubije abantu benshi kuri rimwe. Okay, twagiye rero. Site ya Immigration Canada ni gutya iba iteye. So ngiye kugerageza gusura urubuga hamwe namwe. Rero ntago ibintu byose nabivugaho uyu munsi, ariko tugiye kugenda ikintu nzambona yenda gishobora kuba kiri interesting for now, nshobora kwita nkivugaho gatoya, hanyuma nimbona mukeneye izindi video zimeze nko gutya ubwo nzakora part 2 or part n'izindi zikurikira. So ngiye kurecordinga screen yanjye mu gihe ndimo ndabikora, nimubona amashusho atameze neza cyane nyihangane kuko ndi kurecordinga nkoresheje telefone. Intambwe ya mbere rero ujya kuri Google, ibyo hari abantu yenda batabizi tubiherewe. Icyambere ujya kuri Google ugasearchinga. So twandike, hari abantu bavuga ngo eshatu ubanza kuzishyiraho, ariko njyewe mba mbona atari ngombwa. Iyo wanditseho ikintu ushaka Google ikwereka. So reka twandike Immigration Canada, ubwo
ubwo yise yizana kubera ko I guess mperutse kubishaka or something. Hari igihe bigusaba kwandika amagambo menshi hano kugira ngo uyizemo. So tugakandaho hano hejuru rero urabona ko haba hari amakuru, news, amavideo. Ni ukuvuga ngo ugize gutyo ushobora kuza hano kuri news ukareba yenda amakuru mashyashya ajyanye na immigration n'ibiki. So reka tumanuke tugere kuri website ya Immigration Canada. Ngiyi hano urayibona ni wa3.canada.ca. ubwo dukandeho. Iyo ukanzeho rero kuri computer biba bigaragara neza kurushaho, ariko rero ahantu ndi ntabwo mfite computer kandi iyi video ntayirecordinze uyu munsi, twazategereza ukwezi gutaha. So ufite option hano kuri search, ushobora kuza ugasearchingamo ikintu ushaka. Hanyuma mbere yuko dukandira kuri Immigration and Citizenship, reka tubanze tumanuke kuri Immigrate to Canada. Hano bari kukubwira ukuntu wakwimukira muri Canada n'ukuntu wakwirinda fraud n'ibintu wategereza wakwitega mu gihe ugeze muri Canada. Bro, muzama akazi bwo gutranslating, ndabona ndi kugenda mbishobora. Akantu ka fraud ni ngombwa cyane kuko ubu ngubu hari abantu benshi ba fraud bakubeshya ngo bemerewe kugushakira visa, ukaba amafaranga bakayarya, ibintu byose uba bafite amakashe, bafite ibiki ariko bitari byo. Niyo mpamvu natekereje gukora no video kugira ngo nubwo wakwishyura umuntu kugira ngo agufashe muri no process, iyo ufite idea y'ukuntu dosiye yawe iri kugenda, biragufasha nawe kumva utuje kuko uzi ukuntu ibintu biri kugenda. And then niba uwo muntu ibintu yagukoreye visa yawe ibaye rejected, ubuzi ibyo yanditse, ubuzi process yagiyemo, ku buryo ushatse undi uba ufite amakuru ushobora no correctifya ugakorija ayo makosa. Hari ibihugu bimwe na bimwe rero Canada ibifitiye specialite mu Kinyarwanda. Ibihugu bimwe na bimwe Canada ibifite amategeko ya immigration yihariye kuri ibyo bihugu. Nuvuga ngo ari igihe bavuga ati yenda kuza muri Canada bisaba ko ufite ibi n'ibi bigatwara iminsi iyi nini, ariko except nkanga ushobora kureba Sudan cyangwa Ukraine. Nk'ubu kuko Ukraine harimo intambara, nibo priority ubu ngubu abantu bose, like fans zose, ibintu byose ni Ukraine. Hano iyo ukomeje ukamanuka rero bakwereka ibibazo abantu benshi bakunda kubaza, ibintu byinshi abantu bakunda kuza hano kuri no site gukora. Prepare for life in Canada, protect yourself from fraud. Ahangaha ushobora kuhakanda signing into your IRCC secure account. Nuvuga ngo ubundi ubundi iyo uri gukora application yawe ucreatinga account, ikiza kino account nuko ushiramo amakuru ahagije, and then niho ushobora kuzajya urebera ukuntu yeda dosiye yawe iri kugenda. Ni nka beginning ku buryo de creating account ubu ngubu oya ni birebire. Nibiba ngombwa nzabikoreraho video yihariye y'ukuntu ko yo creating account kuri website ya immigration. So hano bagiye kubwira uburyo butandukanye bwo kuza muri Canada. Kano kantu ni ngombwa, ni nako nashaka ko duhera, niyo mpamvu nakomeje kumanuka, kubera ko ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza, abanyandikira bambwira ngo ni gute naza muri Canada, ni ihe visa inyorohe kurushaho. Rero ngiye nk'umuntu utakuzi ntago wambwira gusa ngo nitwa gutya ngo mfite imyaka iyi n'iyi nkora iki ngo mpite nkubwira ngo uzashake visa iyi n'iyi. Niyo mpamvu mbashishikariza, nkuko nabibabwiye, ino link ndayisiga, ariko abantu benshi banza sinzi niba iyi link ngomba kuyisiga muri comments, kuko hari igihe njya nsiga link abantu bakamenya ngo nta link babonye kubera ko nayisize muri description box. Ubwo n'ibikiboroheye ari muri comments, ubwo ndaza kubibona ndiko editing. Anyways, uburyo bwa mbere express entry, iyi mfite video yihariye nakoze, niba utarayireba subira mu video ya kera urayibonamo. Family sponsorship nayo nayikozeho video,
ariko rero maze amezi angahe ntakora video, sinzi niba narakoze part 2 yayo, niba munayikeneye part 2 yayo ntabwo mbizi, ariko navuze kuri family sponsorship mvuga abantu ushobora gusponsoriza n'abantu udashobora gusponsoriza n'ibisabwa kugira ngo ube wakwemererwa gusponsoriza. Family sponsorship rero niyo ngiyo, gusponsoriza aba relatives, no kuvuga aba family mbese, ubwo harimo umugore, partenaire, abana, ababyeyi, aba grand parents, n'aba nyogokuru, sogokuru n'abandi. Provincial nominees nayo ndumva iyo video narayikozeho, narayisobanuye. Actually video nakoze ndayibutse, yitwa ubwoko bwa visa cyangwa uburyo wazamo muri Canada. Nagiye mvugamo byinshi muri ibi ngibi. Niba ushaka kumenya provincial nominees ko ikora n'iki ishaka, nanone ndakohereza kuri izo video, n'undi mugende wumve view ntago mwazirebaga. Hari abantu benshi bashyashya kuri ino channel batarareba izo video za kera, so iyi ni opportunity yo kubohereza kugira ngo mwongere mujye kureba. Quebec selected skilled workers, ni ukuvuga ngo Quebec ifite abantu bari specific ishaka. Akenshi amategeko ya immigration muri Quebec hari igihe aba yihariye atameze nk'izindi province, ukuntu Quebec ikunda kuba yihariye. So niba ushaka kujya muri Quebec wakanda hano ukareba amakuru akurikiraho. Atlantic Immigration Program, immigrate by graduating from a school or working in New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia or Newfoundland and Labrador. So ahangaha ni spécialement niba wa graduatinga mu ishuri iriba muri New Brunswick, aya mazina amaze kuyasoma. So izi ni province zi specific. Abantu benshi bashaka rero kuza kwiga muri Canada nabashishikariza kuza kwiga muri ano ma province, kuko ni ama province abantu benshi badakunda kujyamo. Ubuzima buracyahindutse, nyine ubuzima burahenze, ariko ugereranyije n'ahantu ngewe ndi ahangaha haracyahindutse, gusa ikintu mpangira ni imbeho yabo. So this is a good thing. Atlantic Immigration Program, mwibuke kuhakanda muhasure. Caregivers rero, immigrate by providing care for children, the elderly or those with medical needs. Okay, caregivers rero, ubu buryo abantu benshi bakunda kubuzamo n'Abafilipino. Abafilipino bashobora barakora nk'abantu no kwa muganga, iyo ngiye nkasanga nk'umunurse w'umufilipino, mbizi ko nta mishinyo ukagira, nta miti utagira, ntago ari umuntu wumva watetaho, ariko ubu making ashobora ko speed ibintu biri bugende vuba vuba, kuko nawe kwa ko ari bagufi nkanjye wumva baramoving ibintu byose kabisa. Ya ko kindi kubataka hariya ntabwo niyo kuko twagezaho. Ariko caregivers rero ni abantu baba baje gufasha aba nurse. Ni ukuvuga ngo hari abaganga, hari aba nurse, noneho hakaba nk'abantu twakwita ko ari health care, n'aba assistant baba nurse, nibo bayenda tuvuga abakarabya abarwayi, ababagaburira, sometimes yenda bagakoropa mu gihe umurwayi arutse cyangwa akoze ikibwa, ndi kuvuga muri setting y'ibitaro. Ariko aba caregivers bashobora no gukora mu rugo, nko ku bantu b'abasaza, abantu baba barashaje cyane badashoboye kwikorera ikintu na kimwe, rero aba caregivers bakajya babasanga iwabo. So ndi kubasobanurira ubwo aka kazi abantu benshi rero, abantu benshi nk'ubu mu Rwanda, abantu benshi nzi badashobora gukora kano kazi, kuko ni akazi kagora, uhuriramo n'ibintu byinshi navuga ko biteye isesemi, biteye ubwoba, gukora ibirutsi by'abantu, guhindura abantu biyisobyeho, bineyeho n'ibiki. Njye numva ari ibintu bisaba umutima, navuga gute, kubikora kubera amafaranga, udafite gukunda abo bantu no gukunda ibintu uri gukora, biraremereye. Ntabwo ari ibintu wakora for a very long time, ni ibintu wakora yenda kugira ngo ubone uko wishyurira ishuri, kugira ngo ubone ufite goal, ni abati nzankora akazi aka n'aka kugira ngo ngere kuyigura, ko atavuga ngo niyo career yawe niba ukiri umujene. I mean, hari ukuntu umuntu aza muri Canada ari mukuru, yenda afite imyaka 40 ukareba kuzasubira mu ishuri ukagraduatinga
ugashaka akazi uzabona experience n'ibiki kugira ngo uzagere ahantu ibyo bintu uri kwiga bizaguha amafaranga menshi usaba warabaye waragiye mu zabukuru uri retired deja. So ari ukuntu imyaka ibitakwemerera kuba wagira indi option bikagusaba ko ari aka kazi ukora. Ariko ubundi niba uri umujene ntabwo nakushishikariza kuvuga ngo iyi ngiyi niyo igiye kuba career yawe. Ushobora kubyiga ukabikoraho, yenda ushaka kuba umunurse, ushaka kuba ibintu nk'ibyo kwa ari nk'inzira uri gukoresha kugira ngo ugere kuri objectif yawe. Startup visa, immigrate by starting a business and creating jobs. So mu bwoko bwa visa bundi ndumva ubu nabwo narigeze kubivuga bwo creating a business. Iyo ufite amafaranga ibi ni iby'abakire nyine urabyumva, uri umukire ushaka kuza gufungura no entreprise uri buhe abantu imirimo aho rwose ntabwo bazuyaza bahita baguha akazi. Family based humanitarian program for Colombians, Haitians and Venezuelans. Ibi ni bya bindi none baba bafite amategeko yabo yihariye kuri aba bantu, twe ntabwo turaba muri ibyo bihugu. Immediate or extended family or de facto dependent of a resettled Yazidi or survivor of Daesh. Ibi nabyo urukumva ntabwo bitureba, ni abantu bo muri Middle East abangaba. Self-employed, immigrate as a self-employed person in culture or athletic activities. Ndumva ibyo bigaragara neza. Se n'ikindi nabisobanura. Rural and northern immigration pilot. Smaller Canadian community support their local economic immigration. Hari igihe navuga gute, hari igihe ndatuvuge utuye mu mujyi uyu n'uyu, hari community iyi niba barishyize hamwe ahantu mu community gato, bakaba bafite economy yabo ikaba itari kugenda neza, bakaba bumva ko bafashije abantu kuza hano ako kace kabo nyine economy yazamuka. Ubu rero tikumvira udigisara nta kamaro bifite kuko ni ibintu umuntu yakwisomera, ariko ubwo ndagira ngo mbisome gato ku bw'abantu batazi Icyongereza I guess. Agri-food pilot nukuza ari mu buhinzi ubu n'ubu uri specific bwihariye, uzi ko uri specializemo ugiye kuza gukora hano. Temporary resident to permanent resident pathway. Temporary resident to permanent resident pathway. Iyi ngiyi ni nk'inzira ku bantu bari muri Canada deja bahakora. Iyi ni twavuga ko ari nk'akaviza kari temporaire kubera ko bari gukora muri Canada hamwe na famille yabo mu gihe bari muri process yo kuba bazabona residence permanente cyangwa permanent residence. Permanent residence pathways, iyi ni bya Hong Kong obviously. Economic mobility, eligible skilled refugee. Ibi ni kuba uri umurefugee ukaba ufite economic permanent residence pathways. Iyi ntabwo nyizi, ntabwo ndi bubivugeho, bizansaba kwikandaho ngo tubanze turebe ibyo ari byo. Kuza rero nk'umurefugee ibyo birumvikana deja. Ushobora no gusponsoriza umurefugee by the way ku bantu bishoboye. Francophone immigration, live, work or study in French in a francophone community outside Quebec. So hari abantu baza ari nk'abafaransa cyangwa bavuga igifaransa gusa. Ibi ngibi francophonie nyine na Quebec bashaka gupromotinga icyongereza ko muri Canada icyongereza kigenda gisibama buhoro buhoro kubyo kigenda gicika amazi. Rero hari ukuntu ba bantu nyine baba extremiste bakunda igifaransa cyane navuga ko basponsoriza cyangwa bakora ikintu cyose cyatuma abantu bavuga igifaransa bimukira muri Canada ari benshi, kandi niyo bagiye mu yandi makomite bavuga igifaransa kiba kigenda kigera mu yandi makomite menshi hanze ya Quebec. Appeal your immigration decision
iki gihe ni igihe appeal to the Immigration and Refugee Board about sponsorship removal orders and residency application requirements. Ahangaho hakanda iyo ushaka, iyo utemeranya n'icyemezo immigration yafashe, ari igihe immigration yafashe icyemezo yuko igomba kuvana muri Canada, cyangwa yagusabye ibintu byinshi kugira ngo ubone residency cyangwa sponsorship yawe, ibintu nk'ibyo. Ari igihe immigration ibyemezo iba yafashe uba utemeranwa nabyo, ukajya kwa pilinga, nikakurira mu rukiko rwanzura ngo yenda ihazabe y'amadolari 500 n'imyaka 2, ukaba wagenda ukapilinga kugira ngo icyo cyemezo cy'urukiko gihinduke. So ahangaha ushobora Google Citizenship of Canada, Immigration and Refugee Board of Canada. Okay, so far imitwe y'ingenzi niba ariko nabivuga. Ahasigaye iyi video ibaze kuba ndende, ntabwo nkunda gukora video ndende kuko ntabwo muzirangiza. Reka tube turekeye ahangaha. Abafite ibibazo mubyandike muri comment, abumva buri muntu avuge ikintu ubwoko bwa bya yumva ashakaho ku buryo tutazakandaho tukabya explora hamwe. Hanyuma abantu banga ko mvuga izindi ndimi zitari Ikinyarwanda mumbabarire kandi munyihanganire. Uyu munsi urabona ko nagerageje gukora translation, ariko hari amagambo aba ari ngombwa ko nyavuga uko ameze kugira ngo ndi kwisubiramo ibi byose namaze kubivuga. Ari igihe mvuga cyangwa wanjometse ku muriro wa live. Sawa, niba ugejeje ahangaha rero bivuze ko iyi video wayikunze, wayishimiye kandi hari ikintu yagufashije. Please excuse me, please like, share, subscribe. Hanyuma mfite akandi kabazo k'amatsiko biri seriye. Abantu 80% y'abantu bari bafite uzanye n'ukuri ntabwo baba barasubscribinze. Ubwo se byabasaba iki? Bigutwaye iki kwa subscribinga ko ari ubuntu hanyuma bikantera courage. Yenda mu minsi iri imbere hakaba ari abantu bazabona ko nkora, mfite abantu bankurikira bakamibira nk'abamamariza nkabona amafaranga, kuko kugeza ubu mfite nkora nta mafaranga nkuramo. Mwanya mba nakoresheje mvuga neditinga akazi kose mba nakikoreye. Okay, usibye uyu munsi producer ndaza kubashyira behind the scene akantu gato aba yaje kunsetingiraho gatoya, nawe usanzwe nsetinga njyenyine, nka kamera njyenyine, nkeditinga njyenyine, bro, nka uploading, nkakora ibiki byose njyenyine for free, nta kintu mba ndi bukuremo. Rero byaba byiza muneye inkunga mukankurikira nkabona views, at least genda nkazabona umuntu kameme wavuga ati reka unyamamariza kanaka ubundi nene nawe akabatahicyo. Mbasabye ibintu bigoyera cyenda umva bitagoye. Ikindi rero nshaka kuvuga nuko ndashaka gufungura channel ya kabiri, kuko naje gusanga iyi channel ari abantu baba papa biyubashye. Reka nongere nsubire muri position nyine. Hariho abantu baba papa n'aba mama badashaka imishinyiko, hari n'abandi bantu b'indakare baba baza gusa bashaka kumenya ukuntu bazajya muri Canada, nta mwanya bafite wo guseka no gutebya no kwishimira ubuzima. So yicano ndayibasigira, nzagenza nanjye nari karungu nari umwanda ndi very serious, mvuga ati uyu munsi ngiye kubabwira iki n'iki mpita mbivuga mpita ngenda birangira. No nakora indi channel isanzwe yanjye aho muzaya mumbona koko ngewe nkanjye ntigize serie nkuko abantu bo kuri channel babishaka. So umuntu nkunda nkanjye atankunda kubera ko muha amakuru ya Canada, ankunda gusa kubera ko yenda musetsa cyangwa kubera ko ntago mbizi, ashobora kuba yishimiye agasura kanjye cyangwa akashwiki kanjye cyangwa akunda ibitekerezo byanjye mu buzima busanzwe, kuko ntekereza kuko ngewe urebye mba mbona nyine nari inzanga cyane, mba mbona nyine hari utuntu maze kumenya mu buzima, hari utuntu
nzitumva shamba nshaka no gusangiza abandi ariko audience ya hano akaba atari byo baza bashaka kuko iyi ngiyi ni nkaho bayijyanye yabaye iya immigration Canada yabaye yo Canada gusa. So muri make ndi gushaka kuvuga no kugira ngo mwitegure ndacyari gushaka channel irahari gusa ntago ndamenya ukuntu nzayita. Abafite suggestion mushobora kumbwira ukuntu mushaka ko tuzayita mukambwira n'ibindi mushaka ko nzambaganiza bitajyanye no kubona visa ya Canada ibintu bisanzwe tuno n'utundi right. Hanyuma niho nzajya nshyira n'ama vlog yanjye kuko hano vlog abantu benshi ntabwo bazireba kandi ndabizi ko hari abantu bazikunda bari kuzinsaba n'ubu ngubu ariko ni bakeya. Rero kugira ngo ngire audience ebyiri singira abo mbangamira ushaka kureba Nene n'ubuzima bwe n'ibintu aziye n'udutekerezo twe nyine tutari imbere cyane ariko kameme dufite ikintu twakwigisha tukazaduhurira aho ngaho kandi kurondogora abantu hano ntago babikunda. 1 2 3 cut wewe birangiye nyine imeze nka ka fantasy toro bundi ibintu byose bikonje binteranje n'usibye inzoga. Okay, bye.